twongeye kubaha ikaze n'ubundi muri iki gitondo. N'umwanya mwiza, n'umwanya w'ibyishimo, n'umwanya twamamaza inkuru nziza ku mukiza wacu umwami Yesu Kristo yatuvukiye. Haleluya. Ntabwo yavutse muri iki gitondo, kare nari nabivuzeho gatoya turimo dutangira. Ntabwo Yesu Kristo yavutse ku itariki 25 z'ukwezi kwa 12. Oya, rwose turabizi ya ntago ari ku itariki 25 yavutse, ariko iminsi yose ni y'umwami wacu Yesu Kristo. Haleluya. Yaba itariki ya mbere z'ukwa mbere, za 25 z'ukwa mbere, za 25 z'ukwa 12, nta munsi n'umwe Satani afite, kuko nta munsi n'umwe Satani yigeze arema. Haleluya. Yesu niwe mwami w'ibihe, niwe utegeka ibihe byose, ategeka iminsi, ategeka amezi, ategeka ibyumweru, ategeka amatariki yose, kandi ategeka ibyaremwe byose. Biravuga ngo mbere na mbere hariho jambo, ngo kandi jambo yahoranye n'Imana, ngo ndetse nta na kimwe mu byaremwe kitaremwe nawe. Haleluya. Rero hari benshi wenda bajya kure bakavuga ngo itariki 25 ngo ni umunsi w'ikigirwamana, ngo i Roma baramyaga bizizaga ko cyabyaye umwana w'umuhungu. Yes, nibyo, winjiye mu mateka niko byari biri. Ku itariki 25 z'ukwezi kwa 12 wari umunsi abaroma n'abagiriki bizihizagaho ivuka ry'Imana yabo bizeraga, ndetse mumvaga yuko ari wo munsi ya. Ariko ntekereza yuko nta kibazo kinini kirimo, kubera yuko n'ubundi Yesu Kristo yaje kugira ngo afate umwijima awuhindure umucyo. Niba ku itariki 25 wari umunsi isi yizihizaga ibigirwamana, none bikaba byarahindutse uwo mwanya, ibyo bigirwamana bikaba bitakiwicayemo, ahubwo Yesu Kristo akaba wicayemo, akaba ari wicaye muri uwo mwanya, akaba ari we urimo guhimbazwa no kuramywa no gupfukamirwa no gushyirwa hejuru. Isi yose ikamamaza kuvuka kwiwe. Icyo ni ikintu cyiza cyane cyo kwishimira. Nta mpamvu yuko abakristo tutashima Imana, nta mpamvu yuko abemera Yesu Kristo umwami n'umukiza n'umucunguzi tutashima Imana. Icyaduha ibintu byose byari mu biganza by'ibigirwamana, icyaduha ibintu byose byari mu biganza by'abapagani, byose bigahinduka bikaba iby'umwami wacu Yesu Kristo. Haleluya. Icyaduha turiya tubari twose tugahinduka tukaba insengero, tukaba ibyumba by'amasengesho. Abajyaga mu tubari bagiye gusinda bakajyaho bagiye kuramya Imana, bagiye guhimbaza Imana, bagiye kuvuga ubwiza bw'Imana, bagiye kuvuga gukomera kw'Imana. Icyaduha za nzu zose z'indaya n'abamaraya zigahinduka inzu z'abahanuzi buzura umwuka wera, bavuga mu ndimi, bavuga Imana. So rero ntacyo bitwaye yuko ibyari byo mu isi y'umwijima bihinduka bikaza mu isi y'umucyo, bikamurikirwa. Imana ishimwe ko uyu munsi atari abapfumu n'abarozi n'abakonikoni bateranye barimo bahimbaza ibigirwamana byabo, ahubwo Imana ishimwe yuko abo bakubiswe umugere bagakurwa mu nzira, none ubu ngubu akaba ari twebwe abarokore, abakristo duteranye duhimbaza umwami wacu. Iyo duteranye ku itariki 25 ntabwo duteranye duhimbaza bya bigirwamana by'abaroma, oya, duteranye duhimbaza umwami wacu Yesu Kristo. Rero ntibizongere kugukonfuzinga ngo wibaze ngo ese kubera iki Yesu atavuze ku itariki 25 ariko tukaba tumuhimbaza ku itariki 25. Ntacyo bitwaye, nabyo no gutsinda. Ariko twebwe rero abarokore, twebwe abakristo, abafite Yesu Kristo mu buzima bwabo, ntabwo tumuhimbaza ku itariki 25. Oya, ahubwo uhereye ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere kugeza kuri 31 z'ukwa 12, umwami wacu yicaye ku ngoma.
umwami wacu turamuhimbaza, tubyuka mu gitondo tumuhimbaza, twirirwa ku manywa tumuhimbaza, mu ijoro turamuhimbaza. Ni umwami wacu ibihe byose, ntabwo ari uw'umunsi. Haleluya. Ariko bibaye wowe muhimbaza ku itariki 25 gusa, waba ufite ikibazo gikomeye cyane. Ubaye wizihiza Yesu Kristo ku itariki 25 ufite ikibazo gikomeye cyane. Ariko abamwakiriye, abamwizeye, amufite mu bugingo bwabo, babana nawe ibihe byose, bamuhimbaza ibihe byose, bamwizera ibihe byose, bari kumwe nawe ibihe byose. Haleluya. Iki gitondo turasoma ijambo ry'Imana mu gitabo cya Luka, igice cya mbere umurongo wa 26. Biravuga ngo mu kwezi kwa gatandatu marayika Gaburiyeli atumwa n'Imana mu mudugudu w'i Galilaya witwa i Nazareti, ku mwari wari warasabwe n'umugabo witwa Yosefu wo mu nzu ya Dawidi. Izina ry'uwo mwari ni Mariya. Amusanga aho yari ari, aramubwira ati, ni amahoro, uhiriwe, umwami Imana iri kumwe nawe. Haleluya. Murongo 29 ngo ariko we ahagarika umutima cyane w'iryo jambo, atekereza iyo ndamutso icyo ari cyo. Marayika aramubwira ati, witinya Mariya, kuko uhiriwe ku Mana, kandi dore uzasama inda, uzabyara umuhungu, uzamwite Yesu. Azaba mukuru, azitwa umwana w'isumba byose, kandi umwami Imana izamuha intebe. Izamuha intebe y'ubwami ya sekuruza Dawidi, azima mu nzu ya Yakobo iteka ryose, ubwami bwe ntibuzashira. Mariya abaza marayika ati, ibyo bizabaho bite, ko ntararyamana n'umugabo? Marayika aramusubiza ati, umwuka wera azakuzaho, n'imbaraga z'isumba byose zizagukingiriza. Nicyo gituma uwera uzavuka azitwa umwana w'Imana, kandi dore mwene wanyu Elizabeti nawe afite inda y'umuhungu yo mu zabukuru, uwitwaga ingumba, none uku ni ukwezi kwe kwa gatandatu, kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Mariya aramubwira ati, dore ndi umuja w'umwami Imana, bimbere uko uvuze. Nuko marayika amusigaho aragenda. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Bibiliya iravuze ngo mu kwezi kwa gatandatu ngo marayika Gaburiyeli atumwe n'umwami Imana. Haleluya. Ngo araza asanga umwari witwa Mariya, yari yarasabwe. Yesu ashimwe. Ntabwo ijuru ryagendereye Mariya akiri umukobwa ataragira umufiyanse. Reka nkubwire ngo hari ibintu Imana ijya itegereza mu buzima bwawe. Hari ibintu ujya usaba Imana, Imana ntibiguhe igihe ubisabiye, kuko hari ikintu itegereje ko kibanza gukorwa mu buzima bwawe. Kuko hari ahantu itegereje yuko ubanza kugera. Kuko hari stati itegereje yuko ibanza guhinduka. Kuko hari umwanya itegereje yuko ubanza kugeramo. Yesu ashimwe. Ijuru ryari ryarateguye kohereza Yesu ku isi, ariko inzira Yesu azacamo yari yarashyizweho.
yari yaraharuwe, yagombaga kuvukira mu muryango wa Yuda. Yuda yakiriye iryo sezerano mu gihe Yakobo yaheshaga abana biwe umugisha. Ageze kuri Yuda yuzura umwuka wera, aramuhanurira, aramubwira ngo wowe inkoni y'ubutware iri mu biganza byawe, ngo kandi ntizavamo kugeza igihe nyirayo azazira. Haleluya. Babyeyi, mujye mwatura amagambo y'umugisha ku rubyaro rwanyu, mujye mwatura amagambo y'ubuhanuzi ku bana banyu. Yakobo yuzuye umwuka wera, arimo guhesha abana be umugisha. Rubeni yari imfura, ariko ntiyamuhaye umugisha w'ubutware. Ariko ageze kuri Yuda, amaso y'umwuka arafunguka, amubonamo imbuto ya Yesu Kristo. Arangije amurambikaho ibiganza, aramubwira ngo wakiriye inkoni y'ubutware, ariko si inkoni isanzwe, ni inkoni izahererekanywa mu rubyaro rwawe kugeza ubwo umwami Yesu Kristo azazira, kuko niwe mutware w'ibihe byose, niwe mwami w'ibihe byose. Azakiriye inkoni y'ubutware, niwe uzayigumana iteka ryose. Ariko uwo nguwo ataraza, inkoni izakomeza guhererekanywa mu muryango wawe, mu rubyaro rwawe. Uwo mugisha wahawe Yuda, icyo gihe inzira yari iharuwe, abakomoka kuri Yuda, aho niho Yesu yagombaga kuzavukira. Dawidi ageze ku butegetsi, ageze ku bwami, akora ikintu gikomeye cyakoze ku mutima w'Imana. Afata icyemezo cyo kubaka inzu y'Uwiteka. Haleluya. Iyo duhagurutse gukorera Imana, iyo dufashe ibyemezo byo gukorera Imana, hari amasezerano yinjira mu buzima bwacu atarasanzwemo. Hari ibintu Imana idasida gukora mu buzima bwacu, mu mibere yacu, bitari bisanzwemo, bijyanye n'ikemezo gikomeye twafashe cyo gukorera Imana. Yesu ashimwe. Iyo uhagurutse kuba umukozi w'Imana, uhindura amateka y'umuryango wawe. Iyo uhagurutse gukorera Imana, uhindura icyerekezo cy'umuryango wawe. Iherezo ryawe ritandukana n'iry'abandi, kuko wahagurukiye gukorera Imana no guhesha Imana icyubahiro. Abantu bakorera Imana mu buzima bwabo, hari ubuntu bw'Imana buri hejuru y'ubuzima bwabo, butaba hejuru y'abandi. Ejo narababwiye ngo Mose na Aroni na Miriyamu, ubuntu bw'Imana bwari hejuru yabo, ntago bwanganaga, kuko inzego bakoreragamo Imana ntago zari zimwe. Urwego rwa Mose yakoreragamo Imana rwari urwego rwo hejuru cyane, ku buryo nta muntu n'umwe wari kuri urwo rwego. Urwego rwa Aroni rwo gukorera Imana rwatumaga Imana ishobora kumuha warning, ariko ntago rwatumaga Imana ishobora kumufatira ibihano mu buryo bworoshye. Byagoraga Imana kumufatira ibihano. Ariko Miriyamu yari yarafashe umuhamagaro wiwe, afata amavuta ari ku buzima bwe yo kuramya no guhimbaza, arayaryamisha. Akanwa kakabaye karamya Imana, kakabaye gahimbaza Imana, akerekeza mu matiku n'amagambo, akajya yirirwa avuga udukuru tw'ibyabaye muri karitsiye. Mwabonye runaka, mwumvise runaka, kanaka byagenze gutya, kanaka byagenze uko, kanaka byabaye gutya na gutya na gutya na gutya. Novuga ngo akanwa Imana yasutsemo amavuta yo kuramya, agakoresha mu magambo, mu matiku n'amazimwe. Niyo mpamvu igihe habonetse impamvu ituma ashobora guhanwa n'Imana, nta mbabazi yigeze abona mu maso y'Imana, kuko impano Imana yamushyizemo ntabwo yigeze azikoresha, ntiyigeze akorera Imana. Nta buntu bw'Imana bw'abantu bakorera Imana bwari hejuru ya Miriyamu. Nicyo cyatumye akubitwa ibibembe iminsi 7 yicaye inyuma y'ingando. Haleluya. Ndimo kuvuga ngo iyo ukorera Imana, hari ubundi buntu buza hejuru y'ubuzima bwawe, hari amasezerano wakira, hari imbabazi z'Imana ziza ku buzima bwawe. Nubona umuntu ahagurutse gukorera Imana, bwoko bw'Imana, jya umugendera gahoro, kuko
hari ubuntu n'amavuta bimanuka hejuru y'ubuzima bwe. Dawidi rero afata icyemezo aravuga ngo Imana yankoreye byinshi mu buzima, ariko ngiye kubaka inzu y'Uwiteka. Ariyemeza, afata decision, ngiye kubaka inzu y'Imana yanjye. Igihe afataga iki cyemezo, Imana mu ijuru iratangara, iravuga ngo uhereye mu butayu nabaga mu ihema. Ihema ryagendwanaga riva hamwe rijya ahandi. Hashize imyaka myinshi mbahaye igihugu, hashize igihe kinini mbahaye ubutaka, nabahaye n'abami n'abacamanza n'abahanuzi, ariko nta n'umwe wigeze utekereza muri we yuko nkwiriye inzu. Ahubwo buri wese yahirimbaniraga kubaka inzu ye, buri wese yahirimbaniraga kubaka ubutunzi bwe. None wowe uricaye uratekereje, nta wabigutumye, nta yerekwa, nta muhano, ubyikuriye mu mutima wawe gusa, ugiye kunyubakira inzu yo kubamo. Imana yagurutse umuhanuzi, aramubwira ngo genda usange Dawidi, ubwire ngo ikintu ukoze gikoze ku mutima wawe. None uyu munsi ntanze isezerano. Haleluya. Uwa mbere wakirira isezerano ni Yuda. We yaryakiriye bivuye mu iyerekwa rya se Yakobo. Yareretswe, arahishurirwa, hanyuma ahanurira uyu mwana, amuhesha uwo mugisha, amusukaho ayo mavuta, amuha iryo sezerano ry'uko umwami wa Yesu Kristo azavukira mu muryango wiwe. Undi muntu wa kabiri wakirira isezerano ni Dawidi. We nta n'umwe wamugizeho iyerekwa, ahubwo we yarahagurutse akora igikorwa gikora ku mutima w'Imana, gikurura isezerano, kirishyira mu buzima bwe. Yesu ashimwe. Umuhanuzi Natani arazabwira Dawidi, ababwira ngo kuko ukoze ibyo, kuko ugambiriye kubaka inzu y'Uwiteka, Imana yavuze ngo wowe it's okay, ntuyubake, ariko reka umwana wawe we nzamuha amahoro impande zose. Wewe bayiho mu ntambara, wararwanye n'ababisha, warwanye n'idubu, amaboko yawe ariho amaraso menshi kubera kurwana intambara zitabarika. Rero ubutunzi n'ibikorwa n'ubushobozi bwo kubaka inzu bitegurira umwana wawe. Yesu ashimwe. Azaba ari uyubaka. Ariko reka nkubwire ikintu kimwe, inkoni yawe y'ubwami, inkoni yawe y'ubutware ntabwo izigera iva mu biganza byawe kugeza igihe umwami nyiribihe azazira akayakira. Haleluya. Uwo munsi Dawidi aba yakiriye isezerano ry'uko Kristo azavukira mu rubyaro rwiwe. Amaze kwakira iryo sezerano, ni ukuvuga ngo abantu ni babiri, ni Yuda ni Dawidi. Yuda biheshejwe na se, Dawidi abiheshejwe n'icyemezo cyo gukorera Imana, cyo kubaka inzu y'Uwiteka. Uhereye icyo gihe isi yose itegereza Mesiya uzaza. Mesiya uzavukira mu muryango wa Dawidi, intare yo mu muryango wa Yuda. Haleluya. Uko ni kwinzira ya Yesu yaharuwe, ni kwinzira yo kuvuka kwa Yesu yashyizweho. Dawidi ntiyubatse inzu y'Uwiteka, yayisigiye Salomo, kuko Salomo yari afite misiyo yo kubaka inzu y'Uwiteka. Ikintu Imana yakoze ni kimwe, yamuzengurukije amahoro. Iyo ufashe icyemezo cyo gukorera Imana, Imana iguha amahoro. Yesu Kristo izina ryiwe ni umwami w'amahoro. Haleluya. Iyo ufashe icyemezo cyo gukorera Imana, Imana yohereza Yesu mu buzima bwawe, hanyuma Yesu nawe ahinduka umwami w'amahoro. Mu bwami bwa Salomo higeze arwana n'umuntu n'umwe,
muzasubire mu mateka. Kubera ko Salomo yari afite misiyo yo kubaka inzu y'Imana, ntago wakubaka ubwami bw'Imana, ntago wakorera Imana hanyuma ngo Imana igushumurize intambara, ujye kwirirwa urasana, ujye kwirirwa urwana n'abantu runaka, ujye kwirirwa ukora ibi n'ibi. Ntago Imana ibyemera. Iyo wahagurutse gukorera Imana, hari intambara yitwararika, hari intambara yirwanira impande zose. Intambara n'ibyo abanzi barazihagurutsa, ariko Imana izirwanira iyo mu bikari, wowe uhagera zarangiye. Haleluya. Kuko ufite Yesu mu buzima bwawe, kuko wahagurutse gukorera Imana, intambara nyinshi Imana izitsinda utarazigeramo, uhagera zarangiye. Bakazajya bakubona utambuka bibaza ngo ese uriya yabisohotsemo gute, uriya yabinyuzemo gute, uri urugamba yarurwanye gute, uriya byagenze gute. Ntibazi ibanga rihari, ukorera Imana. Yesu ashimwe. Iyo ufite ibanga ryo gukorera Imana, Imana irwana intambara zo mu buzima bwawe. Salomo aba umwami utarigeze urwana intambara n'umunsi warimo. Salomo ntigeze afata umuheto ngo ajye ku rugamba. Kubera iki? Yarahagarikiye inzu y'Uwiteka. Izo n'amanywa yarwanaga no gushaka ibikoresho, abafundi, abo kuza kugira. So Imana iragenda izenguruka mu bami bose bamuzengurutse, aho kugira ngo bafate imiheto baze kumurwanya no kumurasa, ahubwo ibuzuzamwo umutima w'imbabazi n'urukundo, bakajya bikorera izahabu n'ifeza, bakaza bamuzaniye baje kumutura. Nawe ibyo by'intambara no gutegura n'amastrategie ntibyari bimurimo. Imipaka yose Imana iragenda irayirinda, ahubwo yifungurira inzira z'umugisha. Abami bakaza bataza ingabo zo kumurwanya, ahubwo bazanye amaturo yo kumutura, kuko yarimo yubaka inzu y'Uwiteka, kuko yarimo yubakira Imana urusengero. Amahoro aragwira, kuko yarimo ategura aho Yesu azahagarara. Haleluya. Iyo urimo ukorera Imana mu buzima bwawe, iyo urimo wubaka ubwami bwa Yesu, iyo urimo ugendana na Yesu, hari ikintu Yesu akora mu buzima bwawe, akuzengurutsa amahoro. Haleluya. Ahagurutsa abami bakuzaniye ubutunzi bugufasha kubaka ubwami bw'Imana. Ntago ahagurutsa bazana imiheto yo kukurasa, abahagurukanye imiheto nabo Imana irwana nabo ku marembo yawe. Ntago yemera ko binjira aho uri, ahubwo irwanira nabo kure yawe, kubera ko Yesu uri mu buzima bwawe ni umwami w'amahoro. Haleluya. Inzira yari imaze guharurwa. Yesu yagombaga kuvukira mu nzu ya Dawidi. Yesu ashimwe. Yesu ugomba kuvukira mu nzu ya Dawidi. Igihe cyari kigeze yuko Yesu aza mu isi. Byari byagombaga kugenda gute? Byarahanuwe, byaravuzwe, kandi inzira irateguwe, ni mu muryango wa Dawidi. Kandi kera umukobwa ntiyagiraga umuryango. Umukobwa watangiraga kugira umuryango ari uko arongowe. Umukobwa utararongorwa nta stati yabaga afite, ntabwo yandikwaga, nta bwoko yagiraga, nta identite yagiraga. Kugira ngo umukobwa agire identite, byatangiraga umunsi yasabiweho. Akimara gusabwa, uwo munsi yahabwaga izina, agahabwa identite, agahabwa ubwoko, agahabwa umuryango. Niko byari bimeze muri Isirayeli. Kandi umukobwa niwe utwita. Murumva ukuntu kuvuka kwa Yesu no kuza kwa Yesu ku isi harimo trick. Yesu agomba kuzira mu muryango wa Dawidi. Kandi abakobwa bavuka mu muryango wo kwa Dawidi ntago bemerewe gufata nationalite mu muryango wo kwa Dawidi, ahubwo bafata nationalite bitewe n'umuryango barongowemo. Bivuze ngo umuntu Yesu Kristo agomba kuzavukiramo agomba kuba ari umugabo, kuko umugabo ni uvukana identity, umugabo ni uvukana ubwoko,
umugabo ni uvukana ubwenegihugu, umugabo ni uvukana umuryango, umugabo ni uvukana izina. Kandi umugabo ntabwo atwita. Murumva ikibazo ukuntu cyari kiri? None biraza guhinduka umugabo atwite? No, ntibishoboka. Kubera iki? Kuko Yesaya nawe yinjiye mu mwuka arahanura avuga ngo umwana azasama inda, azabyara umwana w'umuhungu, azitwa Emmanuel. Byarahanuwe. Ni umwana ugomba gusama, kandi umwari ntagira identite, umwari ntagira ubwoko, ntagira umuryango. Kandi Yesu agomba kuvukira mu muryango wa Dawidi. Yesu ashimwe. Rero ikintu cyabaye ni kimwe. Igihe kigeze cyuko Yesu avuka, ijuru ryaramanutse risanga umuhungu w'umukiranutsi witwa Yosefu, birangije riramutoranya. Haleluya. Ijuru riravuga ngo uyu muhungu w'umukiranutsi witwa Yosefu niwe dutoranije kugira ngo Yesu Kristo azavukire mu rugo rwe, mu nzu ye, hanyuma yitwe mwene Dawidi. Ariko uyu mwana w'umuhungu ntabyara, kuko ntafite nyababyeyi, ntafite inda itwita. Rero ijuru ryaramwitegereje, ritegereza igihe azazenguruka. Haleluya. Novuga ngo ibintu byakozwe gute? Ijuru ryahisemo Yosefu, hanyuma Yosefu nawe ahitamo Mariya. Haleluya. Ntabwo ijuru ryatoranije Mariya, kuko Mariya ntiyari wo mu muryango wande, ntiyari wo mu muryango wa Dawidi, kandi Dawidi niwe nyiri isezerano. Ahubwo ijuru ryatoranije Yosefu wo mu muryango wa Dawidi, hanyuma Yosefu nawe ajya gutoranya umukobwa azagenza gute, azashyingiranwa nawe. Mu bakobwa benshi baca imbere ya Yosefu abona Mariya, arangije aramutoranya. Amaze kumutoranya, haleluya, nyankunda kwabwira ngo nimba turimo dusengera abana bacu, dusengera abo bazashyingiranwa nabo, dusengera abo bazashakana nabo, kuko nabo n'abana bacu, kandi abo bazashyingiranwa nabo nibo bafite icyerekezo cy'ubuzima bw'abana bacu. Yesu ashimwe. Ijuru ryatoranyije Yosefu, Yosefu atoranya Mariya. Umunsi Yosefu yasabye Mariya, akamwambika impeta ya fiyansaye, akamara gutanga inkwano. Iyo inkwano zamaraga gutangwa, dore ukuntu byagendaga. Iyo umuryango wamaraga gusaba ugatanga inkwano, umukobwa ukamukwa. Niyo umuhungu bamusabiye yapfaga, uwo mukobwa umuryango w'umuhungu waraza ukamutwara, ukamujyana, bakagumana nawe. Bashoboraga kumushyingira murumuna cyangwa se mukuru, cyangwa se bagashaka kwa se wabo. Bashakishaga umuntu wo mu muryango, kuko byabaga birangiye ntabwo yari akiri mu muryango yavukiyemo. Inkwano zamaze gutangwa, yabaga amaze guhinduka wo mu muryango wamusabye. Umuhungu yamutwara atamutwara, yaba hatabaho, byabaga birangiye, identite we yabaga irangiye. Ise w'umukobwa, nyina w'umukobwa, nta jambo babaga bagifite kuri uwo mukobwa, ijambo ryabaga rifitwe na sebukwe na nyirabukwe. Inkwano babaga bazakiriye, byabaga byarangiye. Nuko byari biri. So bisobanuye neza ngo Yosefu akimara gutanga inkwano kwa Mariya,
ababyeyi ba Mariya bakakira inkwano. Uhereye kuri iyo date, kuri uwo munota, kuri iyo saha, Mariya ntabwo yarakiriho mu muryango yavukagamo wo mu Balewi. Uhereye ako kanya immediately yahise ahinduka mu muryango wa Dawidi. Haleluya. Yahise ahinduka mu muryango wa Dawidi ako kanya. Rero akimara guhinduka mu muryango wa Dawidi, ijuru naryo ryari ribonye umukobwa wo gusama yanda. Biravuga ngo marayika aramanuka araza asanga Mariya wari warasabwe na ako ntibakibagiwe, wari warasabwe na Yosefu. Yosefu mu muryango wa Dawidi. Haleluya. Marayika araza aramusanga, aramuganiriza, amubwira ngo uyu mwana ugiye kubyara no mu muryango wa Dawidi. Rero tuguhisemo kuko wasabwe na Yosefu. Bivuze ngo iyo haza kuba impamvu ituma Yosefu yanga Mariya, misiyo y'Imana ari guhinduka. Niyo mpamvu Mariya amaze kwacceptinga, akemera umwuka wera, agasama inda, Yosefu amenye ko Mariya atwite, yigira inama yo kumubenga mu ibanga. Agitangira gushaka kumubenga, ako kanya marayika ahita amanuka yiruka, azambwira ngo no, uriya mugore atwite kubera ko wamusabye. Iyo utamusaba ntitwari kumuhitamo. Rero inda twite ni inda y'umwuka wera, kandi ayifite kubera ko ari umugore wawe. Uriya mwana agomba kuba belong kuri wowe kuko ni wo mu miryango wa Yuda. Rero kora ibishoboka byose ahubwo utumuzana aka kanya kugira ngo umwana azavukire mu muryango wa Dawidi. Ijuru niryategereje yuko Yosefu abanza kuzana Mariya, kuko Yosefu yazana Mariya mu rugo bari kuryamana. Iyo baryamana ntabwo ari kuba akiri isugi, kandi ijuru ryashakishaga umukobwa w'isugi. Rero ijuru ryarimo ritanguranwa na Yosefu. Yesu ashimwe. Aha niho navugiye ngo hari umugisha uza mu buzima bwawe, hari ikintu Imana ikora mu buzima bwawe yabanje gutegereza ko hari ikindi kibanza kubaho. Haleluya. Ntibishoboka yuko Mariya ari gusama Yosefu ataramusaba. Bivuze ngo umugisha wa Mariya uri connecte n'isabwa ryiwe na Yosefu. Iyo Yosefu adasaba Mariya agasaba Marita, uyu munsi hano tuba tuvuga ngo Marita nyina wa Yesu. Iyo asaba Suzana tuba tuvuga ngo Suzana nyina wa Yesu. Haleluya. Bivuze ngo iki ntabwo kiri ku mukobwa, ahubwo kiri ku muhungu. Hari imigisha wakira mu buzima bwawe kuko wagize umugabo. Hari imigisha wakira mu buzima bwawe kuko warongoye, kuko warongowe. Hari imigisha iza mu buzima bwawe kuko wabyaye. Hari imigisha iza mu buzima bwawe kuko wavuye ahantu hamwe wageze ahandi. Hari ibintu Imana ikora ibanje gutegereza yuko hari aho uva, hari n'aho ugera. Hari uwo muhura, hari uwo muhuzwa. Hari ibyo wakira, hari ibyo uba byo. Haleluya. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Imana yacu ishyirwe hejuru. Uyu mugoroba namanywa ni igitondo, twamenyere gusenga ku mugoroba, mutubabarire. Ariko harabo byageze ku mugoroba, harabari mu gitondo, harabari nyuma ya saa sita, abadukurikiye bari mu bice bitandukanye. Namwe abari ku mugoroba, abari mu ijoro, abari mu gitondo, abari ku manywa, mwese aya masaha uhuzwe na Yosefu wawe kugira ngo wakire isezerano. Yesu ashimwe. Ube mu mwanya ugomba kubamo, uhuzwe n'umuntu ugomba gutuma isezerano ry'ubuzima bwawe ryuzura. Mu izina rya Yesu Kristo. Ngo hari mu kwezi kwa gatandatu, tugendeye, reka tuvuge ngo
wenda Bibiliya yahinduwe mu Kinyarwanda, sinzi nimba aragendeye ku mezi y'Abayuda cyangwa aragendeye kuri aya mezi twese tugenderamo, ariko reka dufate ko yagendeye kuri aya mezi tugenderamo. Mu kwezi kwa gatandatu nibwo marayika yagendereye Mariya. Biravuga ngo muri iyo minsi yagiye kureba Elizabeth. Agiye kureba Elizabeth, already Mariya yaratwite na Elizabeth yaratwite. Elizabeth atwite inda y'amezi 6, Mariya atwite inda y'iminsi. Bivuze ngo nubara amezi 9 umuntu amara atwite, byaba bisobanuye yuko Yesu yavutse mu kwezi kwa gatatu, kuko Mariya yatwite mu kwezi kwa gatandatu. Nubara amezi 9 azaba yaravutse mu kwezi kwa gatatu. Yesu ashimwe. Ubundi bibaye iby'ukuri tugendeye kuri Bibiliya, Noheli twayiziza mu kwezi kwa gatatu. Ariko niko nyine isi ibintu byubatse, gusa uko niko kuri. Mariya atwite arahaguruka ajya kureba Elizabeth, ariko marayika amusanga. Mariya yaramubajije ngo, ko ndi isugi, ko nta mwana, ko nta mugabo, ibyo mbwe bizashoboka bite? Marayika aramubwira ngo, Elizabeth, haleluya, mwene wanyu Elizabeth wari umukecuru, ubu tuvugana aka kanya aratwite kandi inda y'amezi 6. Haleluya. Elizabeth yari mwene wabo na Mariya, ariko igihe Elizabeth yatwitaga inda yarayihishe, arayimira, arayitwikira, aguma mu nzu ntiyasohoka. Amezi 6 yarinze arangira, na bene wabo babugufi batazi katwite. Hanyuma umugabo we nawe kugira ngo atazagenda yagera mu kabari yasomye agacupa ati aho mwanyira ati usha mugorongera twite, Imana yamuhinduye ikiragi. Haleluya. Kugira ngo ibanga riguma ari ibanga. Hari ibintu byinshi, hari amasezerano menshi Imana ibishaka yuko ugira ibanga mu minsi yo kubaho kwawe, kuko iyo ya keeping the secret bituma Imana ibasha kurinda iryo sezerano no kurinda urwo rugendo rwawe. Haleluya. Iryo banga rikomeye rya Elizabeth uko atwite ryari rifitwe nawe gusa. Umugabo we ntiyashoboraga kuvuga, yari ikiragi uhereye umunsi Elizabeth yatwite. Niki cyabaye rero? Mu gihe Mariya yashidikanyaga yibaza ngo ibyo umbwiye ni ibiki, bizashoboka bite, marayika mwibira ibanga. Ambwatereka nkubwira ibanga rero utaruzi. Buri amezi 6 arashize. Haleluya. Amezi 6 arashize mvuye kwa Zakariya mwene wanyu wundi Elizabeth w'ingumba w'umukecuru ushaje utarigeze abyara. Buri hashize amezi 6 mvuye iwe. Mariya tikagira inkuru. Wari wagiye gukora ikizi? Naragiye ndamusanga, nari mushyira ubutumwa bwiza bw'ijuru nk'ubwo nkuzaniye umunsi wa none. Nanje kumubwira ko agiye gusama kandi agatwita. None akakanya tuvugana afite inda y'amezi 6. Rekeraho gushidikanya kubyo ndimo kuvugana nawe, kuko ntabwo uri uwa mbere ntumweho. Mfite ibimenyetso n'ibihamya by'ibyo natumweho kandi Imana ikabishyira mu bikorwa. Haleluya. Yesu Kristo iki gitondo akwibutse ko hari ibimenyetso n'ibihamya by'ibyo Imana yavuze kandi ikabikora. Imana yacu ntabwo ikora umurimo umwe gusa. Ndagira ngo iki gitondo dukubite umwuka w'ishyari. Yesu ashimwe.
ndagira ngo iki gitondo dukubite umwuka w'ishyari. Hari abarokore, hari abakristo bari mu nzu y'Imana ariko bafite umwuka w'ishyari. Babibaza ngo kubera iki yewe ibyanjye bitarakunda, kubera iki kanaka wabonye igitangaza, kubera iki runaka ari wubatse inzu, kubera iki abana runaka ari bo bashaka. Reka nkubwize ukuri, inkuru nziza ya Yesu, ubutumwa bwiza bwa Yesu, message ya Yesu itangirwa no mu baturanyi, itangirwa no muri bene wa. Yubona kanaka yakiriye igitangaza, yubona kanaka yakiriye amasezerano, yubona kanaka ari mu bwiza bw'Imana no mu kubaho kw'Imana, nezerwa wishime, kuko iyo marayika aje kuganira nawe arakubwira ngo reba runaka namukoreye ibi, nawe birashoboka. Uyu munsi wiyambura umwuka w'ishyari, ukubwira ngo dore abandi byarakunze, dore abandi byarakoretse, dore abandi byagenze neza, dore abandi baratwite, dore abandi bimeze gutyo, nibyo bafite inda y'amezi 6, ariko icyo ni ikimenyetso cy'uko nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Ni ikimenyetso cy'uko ibyo Imana irimo kuvugana nawe biri bukoreke. Ni ikimenyetso cy'uko ibyo Imana yakubwiye nawe bizaba. Marayika abwira Mariya ngo ikimenyetso nguhaye, mwene wanyu Elizabeti aratwite inda y'amezi 6, yari ingumba, ageze mu zabukuru ariko aratwite. Icyo ni ikimenyetso cy'uko nawe biri bukunde. Uyu munsi umwuka w'ishyari uve mu buzima bwawe. Iyi Noheli ikwigishe kunezererwa imigisha y'abandi. Iyi Noheli ikwigishe kurebera imbaraga z'Imana no gukomera kw'Imana mu bandi. Haleluya. Mariya byumvise ntiyagize ishyari ngo ngo mbirabyaye yewe nkiri mutoya ntarabyara. Ahubwo yaranezerewe. Yesu avuga ngo we wabikoreye Elizabeth, nanjye birashoboka. Ubwo rero icyo ngiye gukora, reka naaccepting ikijuru imbwira. Arangije aravuga ngo haleluya, aravuga ngo umuja wawe ndi imbere ya bibuka bivuze. Yesu ashimwe. Abantu benshi bakererewe kwinjira mu migisha yabo kubera gufuhira no kujaruza ba Elizabeth. Ninde Elizabeth uri mu buzima bwawe uyu munsi? Ninde Elizabeth uri mu mibereho yawe uyu munsi? Uyu Elizabeth uri mu mibereho yawe, uri mu buzima bwawe, reka gutere guhimbaza Imana, kuko ni ikimenyetso cy'imirimo y'Imana mu buzima bwawe. Hello. Nimba hari umuntu mwasabiye rimwe visa akaba yuri indege akajya muri Amerika, nezerwa. Nimba hari umuntu mwatangira umuhamagaro rimwe akaba yubatse umurimo w'Imana ukomeye ugeze ku rundi rwego, nezerwa, ishime. Uwo ni Elizabeth, ni amezi 6 atwite imbere yawe, ariko nawe marayika Gaburiyeli arakuzi. Niba hari umuntu mwarangirije ishuri rimwe akaba ari mu kazi akamaze kubaka inzu n'imodoka, nezerwa. Uwo ni Elizabeth uri mu buzima bwawe. Imana yashyize ba Elizabeth mu buzima bwacu kugira ngo imitima yacu yizere, ariko aho kugira ngo turebe kuri ba Elizabeth twizere, tubarebaho tukuzura umwuka w'ishyari. Hello. Tureba kuri ba Elizabeth ho kugira ngo twizere ko Imana yakoze kuri bo, yuko ifite imbaraga natwe zo kudukorera, ahubwo
tukuzura umwuka w'ishyari. Imana yo mu ijuru itugirire imbabazi, kandi Imana yo mu ijuru iturengere, idukuremo uyu mwuka w'ishyari mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Mariya aranezerwa, ahita avuga tumva reka mpaguruke nge kureba icyo gitangaza Imana yakoze, reka nge gukonfirima. Arahaguruka ahita akora urugendo ajya kwa Elizabeth, yaratwite inda y'amezi 6. Mariya yahamaze amezi 3 yategereje ko Elizabeth abyara. Ngo akihagera bagihoberana, ako kanya ngo umwana asimbagurika mu nda. Hanyuma Elizabeth yuzura umwuka wera, arahana avuga ngo urahiriwe. Oh, haleluya. Ngibi ibitubaho iyo tunejejwe, iyo twishimiye imigisha y'abandi, tukanezeranwa nabo mu migisha Imana yabahaye. Natwe icyo Imana ikora, imanura amavuta y'umwuka wera, amavuta y'ubuhanuzi, hanyuma tugahinduka bahiriwe. Elizabeth atahanura maramubwira ngo urahiriwe, kuko uri nyina w'umwami Imana yanjye. Haleluya. Urahiriwe. Ngo nuko bamara n'amezi 3, hanyuma Mariya arataha. Rero hari hageze yuko abyara. Igice cya 2 cya Luka. Luka igice cya 2 ngo nuko muri iyo minsi itegeko riva kwa Kaisari Augusto ngo abo mu bihugu bye bose bandikwe. Uko niko kwandikwa kwa mbere kwabayeho. Koruneliyo ategeka Isiriya, bose bajya kwiyandikisha, umuntu wese ajya mu mudugudu w'iwabo. Yosefu nawe ava i Galilaya mu mudugudu w'i Nazareti ajya i Yudaya mu mudugudu wa Dawidi witwa i Betelehemu, kuko yari uwo mu nzu ya Dawidi no mu muryango we. Ajya kwiyandikishanya na Mariya uwo yasabye wari utwite. Bakiri iyo, igihe cye cyo kubyara kirasohora, abyara umuhungu w'imfura, amworosa imyenda y'impinja, amuryamisha mu muvure w'inka, kuko bari babuze umwanya mu icumbi. Haleluya. Igihe cyo kubyara gisohoye, haje itegeko. Yesu ashimwe. Hari ibintu biba connected n'igihe cyawe. Mariya yujuje amezi 9, habura iminsi mike, itegeko riratangwa ry'ikubagabo, buri wese ahaguruka ajya iwabo, kuko Yesu yagomba kuvukira mu muryango wa Dawidi. Hari ibintu biza iyo igihe cy'isezerano kigeze, iyo umwuzuro w'isezerano ugeze, iyo hageze ko Yesu akora mu buzima bwawe, iyo hageze ko isezerano ryuzura, hari ibintu biza. Muhaguruke mukora ibi, mwimuke, mugire gutya. Ako kanya muri iyo nzira igitangaza kikavuga. Agikandagira i Betelehemu, ako kanya ahita atangira kuramukwa. Arangije arabyara. Kubera abantu bari bagiye,
ari benshi, amahoteli yose yari yarangiye. Binjira mu kiraro cy'intama, bajya mu muvure w'inka, niho yashoboye kubyarira. Arangije ngo akana bakorosa imyambaro y'uruhinja. Urazi impamvu? Yavukiye mu kiraro. Kubera iki? Kuko Yesu Kristo ubwe izina ryiwe yari umwana w'intama. Buri kintu cyose kiba ku buzima bwawe, reka mbabwize ukuri, ntabwo ari uko hoteli yari yabuze, ntabwo ari uko hatari hari ubushobozi, ntabwo ari uko bitashobokaga yuko avukira ahantu heza cyane hakomeye h'icyubahiro, ariko ibi byararetedi n'izina ryiwe. Ni Yesu umwana w'intama w'Imana. Nibwo bwari ubuhanuzi, nibyo ryari isezerano, nibyo byavugwaga ku buzima bwa Yesu. Uwo niwe yari we. Umuntu amaze gukora icyaha ngo bya Edeni, Imana yafashe intama irayibaga. Amaraso y'intama n'uruhu rw'intama nibyo byagaruye umuntu mu busabane n'Imana. Aburahamu agiye gutanga Isaka ku musozi, Imana yatanze umwana w'intama mu gihuru, aba incungu ya Isaka. Abisirayeli bagiye kuva mu gihugu cya Egiputa, bakoze byinshi, bitangaza byarakoretse, marayika aramanuka, ibintu byinshi birakoreka, abana b'imfura barapfa, ariko nta na kimwe kigeze kibasohorayo. Ariko igihe babaza umwana w'intama, bagasiga amaraso ku ikwanizo by'umuryango, Abisirayeli bavuye mu gihugu cya Egiputa. Yesaya mwitegereje aramureba, aravuga ngo ni umwana w'intama. Yesu ashimwe. Iyo niyo mpamvu ku munsi wo kuvuka kwiwe yajyanywe mu kiraro cy'intama, aryamishwa mu muvure. Haleluya. Suko hari habuze icumbi, suko hari habuze inzu nziza, suko hari habuze, ariko niko byari biri, niko byari byarahanuwe, byaretedi n'ubuzima bwiwe. Yavukiye mu kiraro cy'intama, aryamishwa mu muvure, kuko Yesu ubwe ni intama w'Imana. Yesu ashimwe. Ntabwo ari uko Imana inaniwe kuguha ibintu bihambaye, si uko Imana inaniwe kugushyira hejuru, ariko byinshi gucisha mu bireretedi n'umuhamagaro wawe, naho Imana igutwara, naho Imana ikujyana, n'umugambi Imana ku buzima bwawe. Yesu ashimwe. Matayo igice cya 2:2. Yesu amaze kuvuka i Betelehemu mu gihugu cy'Iyudaya ku ngoma y'umwami Herode, haza abanyabwenge baturutse iburasirazuba bajya i Yerusalemu, barabaza bati, umwami w'Abayuda wavutse ari he? Ko twabonye inyenyeri ye turi burasirazuba, none tukaba tuje kumuramya. Haleluya. Yesu amaze kuvuka, amaze kuvukira mu kiraro hagati mu ntama, biravuga ngo ako kanya inyenyeri iraboneka iburasirazuba. Abari maso barebye mu kirere, babona inyenyeri iraka, umucyo uraza. Iyo wakiriye Yesu mu buzima bwawe, hari inyenyeri imurika, hari inyenyeri itangira kuyobora ubuzima bwawe. Abantu bafite Yesu, abantu Yesu yavukiye mu buzima bwabo, abantu bakiriye Yesu, ntabwo biyobora muri iyi si, ntabwo bagenda bahuzagurika. Ibyo bakora byose, ibyo bacamo byose, bagendana n'umugabo witwa Yesu, bagendana n'inyenyeri imbere y'ubuzima bwabo. Yesu ashimwe. Ngo barahaguruka bava iburasirazuba baraza, avuga ngo twabonye inyenyeri, turi iburasirazuba twabonye inyenyeri y'umukiza, yarabazanye ibageza i Yerusalemu. Ariko bahageze, barangije babona irakase, ntiyinjiye ibwami, ntiyinjiye mu nzu z'abakomeye,
babona irimo irerekeza mu cyaro cy'Iyudaya. Avuga tumva utangira watuyoboraga neza, ariko noneho urayobye, kubera yuko uwo tuje kureba ni umwami. None turabona urimo utwerekeza ahantu mu kadugudu gakenye gacishijwe bugufi gato cyane. Reka tujye kubaza da, reka dukoresha ubwenge. Mwari muzi ko ibintu bibaho. Utangira uri mu mwuka w'Imana, uyoborwa n'umwuka w'Imana, ubwiza bw'Imana buri kumwe nawe, ariko wagera hagati avuga ngo aha ibintu by'umwuka ndabona ntawaza bivamo da, k'imyaka irimo injyana, k'ibihe birimo binsiga, ko mbona ndimo gusaza, ko mbona ntarimo gukora iby'Imana hamagare, ko mbona abandi barimo buzuza insengero, ko mbona abandi bashiriye muri Amerika no muri Canada n'ahandi, yewe ko nicaye ahangaha. Reka nanjye nkoresha ubwenge. Nuko abantu benshi bava mu muhamagaro, nuko abantu benshi bava mu mavuta, nuko abantu benshi bava mu masezerano, nuko abantu benshi birwanaho. B'abanyabwenge bigira kwa Herode ibwami. Twabonye inyenyeri kandi niyo mwami kandi ari muri iki gihugu, ariko tugeze hano tubona tutaza arimo itujyana, none nimuturangire kuko hari umwami wavutse kandi tuje kumuramya. Ibyo byazanye akaga gakomeye cyane, kwicwa ry'abana barasherejwe, twabivuzeho. Ariko muri kwa guhuzagurika kose babazi ibwami no mu bikomangoma baraheba. Umwami ababwira ati yemwe mugende mushakishe twebwe nkuru tumvise ubwa mbere, cyakoze ko nimumubona muze mumbwire nanjye nge kumuramya. Ngo basohotse ya nyenyeri basangira bategereje, yongera kubajya imbere, irabayobora kugera hejuru y'ikiraro. Igeze umwami Yesu ari, ihagarara aho ngaho. Yesu ashimwe. Hari imigisha yawe irimo guhuzagurika hirya no hino aho idakwiriye, ariko inyenyeri yo kuyiyobora irayitegereje kugira ngo iyobore izane ku buzima bwawe, kuko ufite Yesu muri wowe. Haleluya. Ndabwira abantu bafite Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza n'umucunguzi mu buzima bwawe, uwo Yesu wavukiye mu buzima bwawe, uwo Yesu uri mu mutima wawe, uwo Yesu wakiriye, afite inyenyeri iyoboye umugabo wawe, iyoboye umugore wawe, iyoboye ubutunzi bwawe, iyoboye umugisha wawe, iyoboye umuhamagaro wawe, iyoboye ibyawe. Inyenyeri irayoboye kandi izabigezaho uri, kuko aderesi ni kuri Yesu, kandi Yesu ari kumwe nawe. Waba uri igikara, waba uri mugufi, waba uri muremure, waba uri inzobe, waba utarize, waba nta mashuri ugira, waba utazi indimi, waba nta butunzi ugira, upfa kuba ufite Yesu. Aho Yesu yarari, hari mu rwuri, hari mu kiraro, hari mu ntama, hari mu kadugudu gatoya, hari ahantu haciriritse, hari ahantu hasebetse, hari ahantu abantu bataza, ariko kuko inyenyeri iyobora aho Yesu ari, b'abanyabwenge, b'abatunzi, babitse ifeza n'izahabu, bafite ibihumura, bisanze barimo bagana mu kiraro cy'intama, bisanze barimo bagana mu mudugudu uciriritse, kuko aho niho Yesu yari aryamye. Reka nkubwire ngo uyu munsi gumana Yesu mu buzima bwawe, mufata umukomeze. Marebo shakaramando zemeneke reboze sai. Yesu uryamanye nawe, aho uryamye hose azahayobora umugisha w'ubuzima bwawe. Waba uryamye mu cyaro, waba uryamye muri Afurika, waba uri mu gihugu runaka, aho ngaho uri niho aderesi y'umugisha Imana yasezeranye, kuko izo feza n'izahabu zishyirwaho Yesu aryamye, ntabwo zerekeza mu nzu z'abakomeye. Reka nkubwire, wowe nturekure Yesu, kuko ubwo butunzi niyo migisha irashakisha Yesu, ntabwo ishakisha wowe. Haleluya. Ahari Mariya na Yosefu bari kwibwira ngo ubuse ko tutari mu nzu nziza, ko tutari muri hoteli nziza, ko tutari mu icumbi ryiza, uyu mwana tubyariye muri ubuzima bugoye, muri iki kiraro cy'intama, ahangaha muri aka kadugudu k'abakene, ubu ni iki koko twabonera aha hantu? Hari ikintu cyiza cyaba ahangaha? Ubu hari umugisha wadusanga ahangaha? Yaza kuba turi Yerusalemu, yaza kuba turi mu murwa hagati, yo tuza kuba turi muri hoteli, yo tuza kuba turi mu nzu nziza, ahari abantu bakome bari kuza kudusura, ariko uko ni ukwibeshya gukome, ahubwo ukuri ni uku nguku. Haleluya. Yesu bari bateruye, Yesu bari bafite, uwo ngo yari ahagije ngo akurure, kuko
Yesu ubwe ni magnet, Yesu ubwe ni rukuruzi. Aho Yesu aryamye akurura imigisha, aho Yesu aryamye akurura ubutunzi, aho Yesu aryamye akurura abantu b'umumaro, aho Yesu aryamye akurura ibihumura neza, aho Yesu aryamye akurura ifeza, akurura izahabu, aho Yesu aryamye akurura abanyabwenge, aho Yesu aryamye ayobora inyenyeri, aho Yesu ari imigisha iraza. Reka nkubwiye ngo kuko ufite Yesu mu buzima bwawe, aderesi y'imigisha yose ni wowe, aderesi y'ibyiza byose ni wowe, gukira indwara ni wowe, kubohoka ni wowe, kugera kundi rwego ni wowe. Ntabwo ari aho uri, ntabwo ari aho uryamye, ntabwo ari umuvure wabyariyemo, ntabwo ari icyaro urimo, ahubwo ni Yesu ufite, ni Yesu wikoreye, ni Yesu uteruye, ni Yesu ugendana nawe, ni Yesu ufite mu buzima bwawe. Uwo kuri we ni icyerekezo cya byose. Haleluya. Yesu uri mu buzima bwawe. Iki gitondo aguhamagarira imigisha y'uburyo bwose. Iki gitondo akuzanira amasezerano y'uburyo bwose. Iki gitondo asoza ibyo yasezeranye nawe. Iki gitondo Yesu Kristo wakiriye mu buzima bwawe, ahagurutsa abanyabwenge mu mpera zose z'isi abazane ku buzima bwawe. Iki gitondo aguhindurira amateka. Iki gitondo aguha ubutunzi. Iki gitondo akuzanira imigisha. Iki gitondo akuzanira amasezerano. Yesu ufite mu buzima bwawe yatsi inyenyeri imurikira ubuzima bwawe. Intambwe zose utera, icyerekezo ujyamo, inyenyeri ikujya imbere ikuyobore mu izina rya Yesu Kristo. Mwakoze ko imbere y'Imana iki gitondo, mwarakoze kwakira umwami Yesu muzana umucunguzi. Wowe dukurikiye cyangwa se uzakurikirira ijambo, nimba utarakira umwami Yesu muzana umucunguzi, nyemerera usubire muri aya magambo uvuge ngo, mwami Yesu Kristo, iki gitondo uyu mwanya ndakwakiriye mu buzima bwanjye. Nizeye ko waje mu isi ukavukira mu nda y'umwari Mariya wari warasabwe na Yosefu. Nizeye ko uriho kandi nizeye ko uzahoraho iteka ryose. Umpanagureho ibyaha byanjye byose, mbabarira ibyo nagucumuyeho byose, unyandukure mu gitabo cy'urupfu, unyandike mu gitabo cy'ubugingo. Uhereye uyu munsi wa none nguhaye ubuzima bwanjye bwose kugira ngo ubuyobore mu byo nkora, mu byo mvuga, mu byo ntekereza, mu byemezo mfata, mu nzira ngendamo. Ndakwihaye mwana, inyenyeri yawe imurikire ubuzima bwanjye. Ijambo ryawe ribitabaza rimurikira ibirenge byanjye. Iminsi ishigaje kubaho ku isi ushoboze kubaho ngukiranukira, kugira ngo ubwo uzagaruka gutwara itorero nanjye uzantware. Wasanga ngikanuye, wasanga sinziriye, ndashaka kubana nawe ibihe byose. Nguhaye ubuzima bwanjye kandi ndakwakiriye. Umbere umwami, umbere umukiza, umbere umucunguzi, none niwe bidashira, mu izina rya Yesu, amen. Murakoze kwakira umwami Yesu muzana umucunguzi. Reka dusenge tugana ku musozo, ariko mbere yuko dusenga tugana ku musozo, abanyabwenge babonye inyenyeri ya Yesu, bazanye amaturo, bazanye ibihumura neza, bazanye ishangi, bazanye perfume, bazanye izahabu, baza gutura umwami Yesu Kristo. Reka muri kano kanya ngusabe kugira ngo nawe ufate ituro ryawe wateguye kubw'uyu munsi, kubwa Noheli, ituro ryo kuramya umwami Yesu Kristo. Uzana ibihumura neza, uzana iby'agaciro kawe. Ushobora gutura kuri nimero
ya mobile money yo mu Rwanda ya 0788 86 58 40 wayitangaho icya 10. Urashobora gukoresha iyo muri Kenya ya 07 02 31 55 80. Bazikoresha kuri World Limit, bazikoresha kuri M-Pesa mobile money. Hanyuma abadukurikiye kuri YouTube hari n'izindi nimero uri Bugande wayituraho, irahari ya Uganda urayibona hariho code. Uri Burundi nayo Burundi, nimero y'u Burundi nayo irahari, nayo wayicishaho ituro ryawe, ndetse nizo mu Rwanda z'amatura asanzwe nayo irahari, ibariye kuri Iribagiza Ange. Mwese Imana ibaho umugisha kubwo kurambura amaboko yanyu mutura mu bwami bw'Imana, kuko aho Yesu ari, aho Yesu yageze, aho Yesu yicaye, aho Yesu yavukiye, tuzana amaturo yo gutura mu bwami bw'Imana no mu kubaho kw'Imana. Rero urambuye ukuboko kwawe, urambuye ikiganza cyawe kugira ngo utange ituro kuri uyu munsi. Imana igumugisha, reka tugusabira umugisha. Data mu izina rya Yesu Kristo, umugisha aba banyabwenge bakuzaniye amaturo yo kugutura no kukuramya no kuguhimbaza muri iki gitondo. Umugisha umuntu wese urambuye ikiganza cyiwe, umugisha ngo abatanga icya 10, umugisha abatanga amashimwe, umugisha ubwoko bwawe Mwami aho buri hirya no hino ku isi mu bihugu bitandukanye, ku migabane itandukanye. Hira amaboko yabo kandi Mwami ubagire neza. Abadukurikirana kuri urubuga rwa YouTube, kuri Zoom no ku zindi platform zose z'abakunda Imana, baha umugisha wawe Mwami. Dusaba umugisha abantu bose twabanye muri amateraniro yo muri iki gitondo, dusaba umugisha abantu bose bakurikiranye ijambo ryawe, dusaba umugisha ngo bose Mwami tubana n'abijoro n'amanywa, ubagire neza, ubiteho kandi ukomeze ubateze intambwe ubageze ku rundi rwego. Data mu izina rya Yesu Kristo, ukuboko kwe kubane na buri wese, abagiye kwishima, abagiye kunezerwa, abagiye gusura imiryango, abagiye gusohokana abana, abagiye mu birori bitandukanye, afite iminsi mikuru itandukanye. Tubaragishije amaraso yawe, abatwikire, ubarinde, barinde umubi, barinde impanuka, barinde ibyago, bahe kwishima no kunezerwa. Uyu munsi wabere umunezero, uyu munsi wabere ibyishimo, uyu munsi wabere w'inkuru nziza, wagakiza gasohoye mu buzima bwawe. Urakoze kumva gusenga, izina ryawe rihabwe icyubahiro mu izina rya Yesu, amen. Imana ibahe umugisha. Mwakoze ku imbere y'Imana. Ku cyumweru ku itariki 31 dufite overnight, kandi dufite igaburo ryera muri overnight isoza umwaka. Hanyuma ku itariki 2 turatangira amasengesho y'iminsi 40, itariki 2 z'ukwezi kwa mbere. Mubizirikane, badukurikiranye online, mubishyire muri gahunda, tube turi kumwe muri izi porogaramu z'abakunda Imana. Ibindi tuzagenda tubatangariza. Imana ibahe umugisha, mugire umunsi mwiza, Noheli nziza kuri mwese. Merry Christmas.